ibyo twakora byose n'umwete wacu wose. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None si uwo mutwaro waje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese wemera akizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura. Ese uruzi yuko Imana yagukuyeho urubanza rw'ibyaha kubw'urupfu n'izuka bya Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa kuri Fine FM 93.1 buri wa kane guhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 1, no ku cyumweru guhera saa 1 z'umugoroba kugeza saa 2. Ntucikwe kuri 93.1 Fine FM mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa. Simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njyaniringira. Reka dusuhuza abadukurikiye kuri 93.1 Fine FM nk'uko mwabyumvise. Ikiganiro ni cya kindi Ijuru Ntirikorerwa. Turi hano rero muri studio, wenda wowe utwumvise bwa mbere ugiye gukurikirana iki kiganiro bwa mbere, ufunguye radio yawe wumva nyine ko tugiye kuvuga ko ikiganiro Ijuru ridakorerwa. Ndagira ngo noneho nawe ube maso, ntukureho urushinge, ukurikirane umenye uburyo ijuru riboneka nubwo ridakorerwa, ariko umenye uburyo riboneka, kuko umuntu arishaka igihe kinini akumva atarifite, ariko uyu mugoroba ushobora kurara mu ijuru kandi wiriwe ntaryo ufite. Turabasuhuje rero kandi tubahaye n'ikaze muri iki kiganiro tugiye kumaranamo isaha imwe. Nge rero mwumva kuri mikoro nitwa Ntabanganyimana Elias, nkaba ndi umubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ariko nkaba ntari ngenyine, nkaba ndi kumwe n'undi muvandimwe nawe ndagira ngo abasuhuze hanyuma anabibwire iki Imana yashyize ku mutima we kuri uyu mugoroba. Imana ihabwe icyubahiro. Ni karibu mwene data. Nibyo rwose urakoze muvandimwe wa Elias. Abadukurikiye ndabasuhuje, ariko kandi muhaye ikaze nanjye mu kiganiro. Nkuko muvandimwe amaze kubivuga, ikiganiro gifite umutwe ugira uti Ijuru Ntirikorerwa. Ariko ndabizi ko abantu benshi bakeneye ijuru. Uyu munsi abantu benshi bagiye mu misa, abatagiye none bagiye ejo, ariko n'abatagiye mu misa cyangwa n'abatabonye uri wo kujyayo, kimwe ariko n'abagiyeyo bose, yego nababwira ko bishoboka ko ibyo baburiye cyangwa bataboneye mwizo misa, mwizo nsengero, mwayo madini, bashobora kubibona mu kiganiro gito cyane kizaho imwe. Amen. Amen. Bagiye gukurikira. Yego rwose. Nanabwira umuntu gufata iyi saha, nubwo batubwiye ko igiye guhinduka, yego, bijyanye na gahunda za radio, ikajya saa 11:15, yego, kugera saa 12:15, yego. Ariko nabwira umuntu wese udukurikira gufata iyi saha akayigira misaye, yego. Yego rwose. Ariko ntaza kuryoherwa n'ikiganiro, simbwira abantu amazina, yego. Amazina ni Mbwire Nshimiyimana, ndi umwana w'Imana, ndi umukiranutsi ku bwa Yesu, ndi umubwiriza butumwa bwiza bw'ibyo nanjye nakorewe, yego. Ibyo nakorewe si ibindi nuko nahawe ijuru ku buntu biciye muri Kristo Yesu, yego. Maze kurihabwa rero nanjye nahawe ubutumwa bwo kubwira abandi uburyo Imana itanga ijuru ku buntu, yego, ku muntu wese wemeye kwizera Yesu Kristo. Ariko nubwo nzi neza ko abantu benshi bavuga ko nanone bizera Yesu Kristo, yego, yego, itandukaniro ryaza kuboneka mw'iki kiganiro. Ni gute umuntu yakwizera Yesu Kristo akaba mwisi atunze ijuru?
ubwo rero uwo dukurikiye reka mvuge ko niba utagira irya no mu nsengero, niba utakunda gusenga, reka dusengane. Yego reka tugusabe ko dusengana kuno mugoroba. Yego rwose. Kandi ku buntu, kubera ko handi ho ntekereza ko utagiyeho nta n'icyo ujyanye. Yego, hari icyo bagusaba rwose kugira ngo ubahasengera. Yego, ariko ndagira ngo dusengane ku buntu, kandi nta gihombo uri bubigiremo. Yego, ahubwo Imana nifungura umutima wawe ushobora kunguka kuba mu isi uzi neza kuzajya mu ijuru nta kiguzi bigusabye. Amen. Nta mafaranga utanze. Ntabwo turi buguhe nimero twaguha nizo kuduhamagaraho, sizo koherezaho amafaranga kuri mobile money. Yego. Nizo kuduhamagaraho kugira ngo tukomeze kugusobanurira ku buntu. Yesu aravuze ngo abafite inzara n'inyota nibaze banywe ku mazi y'ubugingo ku buntu. Aravuga ngo nudafite ifeza nawe nazi. Abantu Elia, abantu barahangayitse cyane. Ikibazo yaba reka mvuge ngo yaba ibyo umuntu yatangiraga amafaranga yabibonaga. Yego. Yaba ibintu umuntu agura guhera kivuka. Elia, wowe ukiri muto ntago baguhaga amafaranga mu rugo bakayaguha yo kujya gutura. Yego, amafaranga wo ukorera yawe. Yego, ahubwo umubyeyi akiyaranja kurya akubonera ituro buri mwana kavunjisha. Yego, yo tekereza ahantu umuntu ashobora kuva icyo gihe akiri umwana kuzageza aho nawe akoreye yakajya atanga kuye, akaragezaho ahajya muri pansiyo agitanga amafaranga. Ari kugura ijuru, ariko umutima we utaramubwira ko arifite. Wowe rero udukurikiye na amahirwe ugize. Nibyo rwose. Birashoboka ko wakwicara ufite umutima utuje. Yego, uzi neza ko upfuye none mw'iri joro ugapfa. Yego, wajya mu ijuru. Yego, upfuye ejo ukabuzi ko yajya mu ijuru. Wajya mu ijuru. Ubwo rero nabahaga ikaze ku muntu bari we wese. Yego. Ubu usenga, ubu udasenga. Yego, ubugira icyo bita ngo adresse, ngo ngiye mu nsengera ngo mu idini oya, ubugira adresse cyangwa se utayifite. Yego, kuko ubutumwa bwiza nubwo abatuye isi bose. Nibyo rwose. Nubwo abari mu isi bose. Si ubwo abantu bo mu idini runaka. Nta nubwo Yesu yaje gucungura abantu bo mu idini runaka. Yego rwose. Yaje gucungura bari mu isi hose. Kuko Bibiliya ariko itubwira muri Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wawe kugira ngo mwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo ndeka mvuge ngo turaza kugirana ibihe byiza. Yego. Ariko nejejwe no gukorana na Elias na none ikiganiro. Nibyo rwose. Nanjye biranejeje cyane. Reka twihutishe rero. Yego, kubera ko ibyo tuvuga bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana. Ngewe maze gukizwa nasomaga Bibiliya nkavuga ngo si Bibiliya niyo bansomeraga. Nibyo. Kuko utangazwa no gusanga nyine Bibiliya yose ivuga ko ijuru ari ubuntu. Nibyo. Yego. Ariko ibyo bakugishije byose kandi bakubwira ko bikura muri Bibiliya. Aribyo kubwira ati ni ugukora cyane. Yego. Ni ugutwarana cyane. Yego. Ngibyo Imana ngo birya uwarambije. Uwarambiwe yatashye. Iyo Mana imeze cyo kuko Mana we. Tubwira abantu Imana y'urukundo. Imana y'imbabazi. Itagombera ko abantu babanza kwihandisha imibabaro kugira ngo ikunde kubemera. Babahanuzi ba Bayani. Eliya yarababwiye ati wasanga Imana yanyu yasinziriye. Dodo ni musakuze cyane wenderaza gukaka. Yego. Iyo Mana isaba ko abantu bike bagora ntago ari Imana yo mu ijuru. Yego. Tushaka kubwira abantu urukundo rw'Imana. Amen. Imana yakunze abari mwisi. Imana y'inyempuhwe. Imana y'inyembabazi. Imana y'inyarukundo. Niyo tugira ngo tubwire abantu kuno mugoroba. Si Imana isaba abantu amananiza. Nibyo rwose. Ahubwo ni Imana yagiriye abantu ineza muri Kristo Yesu. Reka rero dusangire n'abadukurikije ijambo ryo mu Befeso. Yego. Mu gice cya mbere umurongo wa 3 turageza kwa 5 ni mirongo mikeya. Sinzi Bibiliya wowe ufite hafi. Mfite ijambo ry'Imana. Okay. Nange ndasoma Bibiliya yera. Yego. Wadusomera? Yego. Abefeso igice kinini cya mbere turahera ku murongo wa 3 tugeze ku wa 5. Yego. Reka dusome. Nihasingizwe Imana se w'umwami wacu Yezu Kristo. Muri Kristo yadusenderejeho imigisha yose
ya mwuka iyiduhereye ahantu ho mu ijuru. yego isi itararemwa Imana yadutoranirije muri Kristo kugira ngo tube intore zayo tudafite umugayo imbere yayo. amen kubera urukundo rwayo Imana yari yariyemeje kutugira abana bayo tubiheshejwe na Yezu Kristo nk'uko yabishatse ikabyishimira. Amen. amen. Bibiliya yera yo iravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, yego, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. amen. yose Eliya, imigisha yose y'umwuka nk'uko yadutoranirije muri we isi itararema. amen. kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. yego, tube abera tutariho umugayo imbere yayo. aha murongo wa 5 kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. yego, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. amen. 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 ariko seriya ubundi nyine urabona ko Paulo ariwe wandikiye Abefeso ari kuvuga ko Imana ikwiye gusingizwa. hano ngo ngishimwe. amen. mu Kinyarwanda wasomyemo ngo nihasingizwe. yego, ariko hari n'ibigomba gusingirizwa. yego, yego, yakoze hari ibintu yakoze igomba gusingirizwa. reka mvuge ko kubwira abantu ko bagomba gukorera ijuru batigera banabona, yego, bituma n'abantu batagira icyo bashimira Imana. nibyo, sibyo se? burya ushimira uwakugabiye. yego, yego, naho uwakugurishije ari n'icyo uvuga ujya bataramenze sha. yego, yego, yego. none umuntu yashimira Imana iki? yego, niba ariyo ituma abantu barwara ibifu, yego, ngo bamaze iminsi bigiriza ubusa ngo batarya. tekereza nawe ubwo icyo washimira Imana kiraho. Imana ikuba umuntu ku urwo rwego, yego, wayishimira iki? ntacyo rwose, kiraharira nta na kimwe. n'icyo yaguha ni mpanguhe. yego, mpanguhe rero ntabwo ishimirwa. ntabwo ishimirwa, ni ingurane nayo yanshimira. usibye no kuyishima, niba tugurana ubwo nayo yabikwiye kunshima, birumvikana no kunsingiza. ariko iyo si yo Mana yaremye ijuru. oya, ntabwo ariyo Mana yaremye ijuru n'isi, ntabwo ariyo ngiyo. hano rero Paulo aravuga ngo iyo Mana noneho y'urukundo, yego, y'ineza nishimwe. ariko nange ndigwishimira. yego, Eliya uretse ibyo Paulo yanditse, yego, nange ndayishimira. amen. ahubwo Imana yangobotoye mu butayu, yego, mu masengesho adashira, yego, mu gutanga ibyanjye byose nshaka ijuru. amen. nisingizwe. amen. amen. Imana yankuye kuwo mu ruho, amen. nisingizwe. yego, mbese icyo gushimira Imana kirumvikana. sibyo? yego, hano bavuze ngo yaduhereye imigisha yose. shawe Eliya abantu birirwa bayigura pe imigisha. ariko muvandimwe, reka mvuge ko n'abantu nyine bangishije abandi Imana cyane. ahangaha uyu muntu yumvishe ko Imana ngo yadusenderejeho imigisha yose yo mu ijuru. hanyuma umuntu akaba ahora mu rusengero. yego, agahora mu rusengero, abandi bari gushima Imana ko baguze imodoka, yego, ko bubatse amazu, yego, ko barangije kwiga, yego, ko babonye akazi, yego. we nta na kimwe afite muri ibyo byose. bituma yibaza niba iyi Imana igira urukundo koko. noneho iyi Mana akajya ahora aririmba Imana ko ari nyarukundo, ngo noneho ngo yadusenderejeho n'imigisha yose ya mwuka. yego, yego, yego. numvaga umuntu udukurikiye, yego, waba warabwiwe Imana nabi ndetse ku buryo yumva n'imigisha itaramugezeho, akwiye kumenya Imana urukundo rwayo urwo ari rwo, akamenya n'uyu mugisha Imana itanga uwo ari wo. irawutanga gusa se ko ugusenderezaho. ni ugusendereza koko bavuze hano. sibyo? yego, ngo kandi iyo migisha yose yayiduhereye muri Kristo Yesu. amen.
ntago ari imigisha umuntu ajya kugura amaturo. Yego. Si imigisha umuntu agura amasengesho ye. Yego. Si imigisha umuntu agura gufasha abakene. Si imigisha umuntu agura kubaka insengero. Si imigisha umuntu agura kuba muri korali. Yego. Si imigisha umuntu agura kugura iniforume ya korali. Oya, ni imigisha Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Mbese mutanze. Yego. Yari mutanganye n'imigisha yose y'ahantu ho mu ijuru. Amen. Ubwo imigisha none si yo mwisi ariko. Ubwo nicyo bivuze ariko. Yego, nibyo. Sibyo? Nibyo rwose. Kuko imigisha Imana yatangiye muri Kristo ni y'ahantu ho mu ijuru. Sibyo? Ese ibunderiya nuwe mugisha uruta kuba umuragwa w'ijuru nyine. Ntawo. Ubaho se? Ntawo. Kuba mwisi utunze ijuru nuwe mugisha wenda wundi da. Wagenekereza. Ntawo rwose. Ubaho se? Ntawo. Kuko ibintu byo mwisi byo turabizi. Yego. Umuvandimwe twari kumwe mivuga butumwa yatuganirije cyane. Yatubwiye ati abantu babakene mujye mwishima ko mubayeho neza. Yaganirizaga abantu twari kumwe. Yego. Atabakire bo isi yarababihiye. Aratubwiye ati ntibarya gafiriti. Kubera ko amavuta yarazamutse. Yego. mu mubiri. Ntibarya kanyama n'isakirire. Ego. Agasukari ko biteye ubwoba. Ubona bavuga ko kari karazamutse. Bona ubundi ntibibagera. Mu by'isukari, ibibazo by'isukari n'ubundi bo ntibakikenera. Yego. Kubera ko umubiri warayihaze. Abasiga banavuga ko ari indwara z'abakire. Abasiga bavuga ko ari indwara z'abakire. Ariko natubwiye ati umukene wo mu bya hano yagusuye ukamuha agafiriti n'agaceri n'inyama w'umunsi mukuru abawukoze. Kuko ba nyir'urugo bo ntibakibirya. Ariko wehe yabibonye aravuga ati sawa rwose. Ndashaka kuvuga ko iby'isi n'ababifite ntacyo babibonyemo. Nibyo rwose. Nta na gito. Ubifite ararira. Yego. Nawe nyine afite ibibazo byo ku rwego rw'ibyo bintu afite. Yego rwose. Utabifite nawe cyakora kubera ko atazi kubifite ntacyo amurusha nawe ahora arira. Nibyo. Yego. Ubifite niwe bategeka siporo. Kubera guhora atwaye imodoka. Yego. Bamutega siporo kugira ngo barebe ko ibinure byagabanuka. Wa mukene ugenda n'amaguru yaba yakuzishana agatega akagare. Ibyo bibazo we ntahurira ntagabizi. Ariko ikirenze kuri ibyo n'ubifite azabisiga. Nibyo. Noneho ahubwo nyuma yo gupfa uteganya iyihe gahunda? Yego rwose. Ko hariho urupfu rw'iteka ariwo muriro n'ijuru. Nibyo. Umugabane wawe se waba warabumenye? Navugaga rero ko nta mugisha waruta kuba mwisi umuntu azi neza ko iwaba ari mu ijuru. Yaba imigisha Imana itanga ari amazu n'amafaranga n'amashuri n'akazi n'ibindi. Yego. Lazaro burya ntabwo yari kuba ari umunyamugisha. Yego. Iyo dusomye inkuru za Nyamutunzi na Lazaro. Yego. Umuntu yatekereza ko wundi wari utunze nyine ari ufite imigisha. Yego. Kubera ko Lazaro ngo nibisaguka ku meza yo kwa Nyamutunzi ntiyabibonaga. Yego. Urumva ko rwose nta bintu yari afite bya hano. Nibyo rwose. Ariko bamaze kuva hano umukire nyakuri yaragaragaye. Yego. Wari ugiye kubaho neza nezerewe by'iteka ryose. Yego rwose. Ariko n'uwitwaga umukire yahindutse umukene. Kuko ntacyo yarajyanye ahubwo yaramaze kwinjira mu mubabaro w'iteka ryose. Hanyuma Emi. Yego. Hano abantu umuntu ashobora kutwumvana cyane ko ariko abantu bakuze gutekereza. Yego. Umukene udatunze ibyinaha akagira ngo ahari we ni umunyamahirwe. Ariko nawe umugisha nawe iyo ategereje umugisha awutegereza muri ibyo biri kunanira abandi cyangwa byamaze kubihira abandi. Ubwo ari udatunze ibyaha ari n'ubitunze bose bakeneye kumenya umugisha uva ku Mana nyiriza. Kuko nawe nta mahirwe afitiye mu ubwo bukene ariko n'uwakize nawe nta mahirwe abifitiyemo. Bombi bakeneye kumenya umugisha utangwa n'Imana. Yego. Ubundi umukene n'udafite Imana. Yego. Ubusobanuro bwihuse. Yego. Uri directe umuntu w'umukennye n'ukennye Imana. Yego. Kuko ubundi umuntu ubundi Elia muri Edeni hari amazu bajya bavuga yabagamo. Ntayo. Yosomye mu itangiriro. Ntayo rwose. Adamu nta etaje yabagamo.
ntayo hari indege zagurukaga ndazo kuko uyu muntu agiye mu ndege ahita afata za selfie akoherereza abantu bose ko yagiye mu modoka mu ndege hari amamodoka yarimo ntayo ariko yari yuzuye yego rwose utamubaza icyo afite kifatika yego ariko yari afite Imana yego yarabanye n'Imana amahoro yego rwose urumva rero ko ubukene bwose umuntu yagize no kwitandukanya n'Imana umugisha rero no kongera kugaruka ku Mana nk'umugisha nyakuri urakoze cyane muvandi yankunda kubibwira abantu yankunda kubibwira abantu hari ibintu biba hano mu iyisi bimeze nk'aho ariyo migisha cyangwa nk'aho ariyo mahirwe uvuze ko Adamu uri kuvuga kuri Adamu ko nta mazu yari ari muri Edeni ko nta modoka zari zihari nyamara yaratunze ibintu byose kandi yaratunganiye nibyo rwose ariko iyo urebye burya kuva umuntu kuva mu Rwanda yego agiye kuruhukira i Burayi burya niki kwereka ko avuye mu Rwanda hari icyo abura yego ariko ari guteganya ko byibuze ageze i Burayi yakihabona yego ariko ntacyo ubwo umuntu akeneye uwo mugisha wari umaze kuvuga yego wo gutunga Imana muri we none se Elia yego ugira ngo ku kibuga cy'indege Kanombe yuri indege se itarizanye abandi baje kurukira mu Rwanda yego bavuye aho na wagiye bajya bivuga neza ngo ntaheza hisi ntahari nibyo nta n'ahandi waruhukira keretse muri Kristo niwe wavuze ngo abarushye n'abaremerewe abo byacanze bose baze bamuzanye arabaruhura aho niyo yarakuyemo abazungu nibyo ntiyarakuyemo abanyamerika yego ntiyarakuyemo n'abashinwa ariko Elia ubundi iyi migisha abantu bavuga y'ibyiza iba iva mu masengesho yo y'ibyiza bifatika yego nacyo dukuremo abantu urujijo ko mbona abashinwa baba bameze nk'abasenga menshi yego cyane rwose kuko abantu nibatanabona ijuru bagira ibyo n'urujijo bavamo yego nibyo rwose nibyo bakorere n'ingo zabo bareke kwirirwa mu gihuru n'umwanya wagakoreye udufaranga bareke no kwiga ibyabo bareke no gutwarwa n'utwari kubagirira nibyo rwose umumaro kuko umushinwa uyu Yesu tuba turi kubwira abantu we nta nubwo amuzi yego ugiye no kuvuga ibyo Yesu hariya bakubamba bakumerera nabi cyane si byo se yego nturese ko mbona aribo bohereza ibintu ibyo biti migisha yego ahantu hose karibo yego ni made in China ko numva uwo mugisha abantu bakurikiranye ukorerwa mu Bushinwa ibi bintu bya hano n'ubishaka ajye kubikorera nibyo rwose amenye nuko abicunga neza nibyo be kumubeshya ngo nabizane ngo Imana iramukubira ntabwo Imana iri mu rusimbi n'abantu nta nubwo Imana iri muri betting yego ku murongo ukurikira bavuze ngo nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa ni umugambi yagize kera wo kudutoranyiriza muri Kristo isi itari yaremwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo Imana niyo yashimye kudutoranya idutoranyiriza muri Kristo kugira ngo itugire abera tutariho umugayo mu maso yayo ngicyo Imana kumbi niyo itoranya umuntu ikamugira uwera Imana ikamukuraho umugayo wose mu maso yayo ku bwa Kristo si byose ariko impamvu si yindi nuko ku bwa kamere y'umuntu adashobora gutunganira Imana ngo agaragare mu maso yayo atunganye nibyo rwose ku bwa kamere dukomora kuri Adamu wagomeye Imana akinjirwamo n'ububi bwose ibyaha byose abantu babona bakora n'ibindi batazi ko binabaho byose byagiriye mu muntu rimwe igihe Adamu yagomeraga Imana akumvira ijwi rya Satani burya yari yakiriye umwuka wa Satani wuzuye mu ibyaha byose ibyaha Imana ibara ku muntu wese ibyo yakoze ahubwo nicyo giti cy'ibyaha cyamugiyemo ku bwa Adamu wumviye Satani kubw'iyo kamere y'icyaha rero ntabwo umuntu yatunganira Imana ngo bikunde ngo abumwere abuwera nkuko turi kubisoma hano ntabwo byashoboka uragerageza
ariko ibyanditswe n'ubundi birahamya mu Baroma 7 ngo ngerageza gushaka gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere ntago wasiga ikikwirukamo umuntu asiga ikimwirukaho ariko ntabwo asiga ikimwirukamo ikiruka ku muntu rero niyo kamere y'icyaha komora kuri Adamu. Hari uwigeze ambwira ko we yajyaga yikingirana mu nzu yanga ko abantu bamucumuza akikingirana mu cyumbi we ariko n'umuntu ngo byageraga ku mugoroba yumva ari umunyabyaha n'ubundi rwose kubera ko no gutekereza ubwabyo umuntu atekereza nabi imyibwirire y'abantu bose niko ibyanditswe bivuga ngo Imana yari igenzi yibona byose ari mibi cyane sibyo Imana rero ishima kudukiza kubw'ineza yayo umuntu wakiranutse ku gato no ku kanini nkuko giye bababwira dore turi kuri radio akaba yarabishoboye azi kuduhamagara nzi ko abantu bose byabananiye rwose ariko nuko byabananiye ntibemera ko batsinzwe ngo bamanike amaboko bababuye ko ari ugukomeza kugerageza ngiki kibazo ariko se niwaguha imyaka 1000 ngo ugerageze nubundi wakomeza kwibona nkuko wibona nibyo rwose uyu munsi ahubwo hari inzira Imana yagennye yo guhindura abantu abera ikabakuraho umugayo mu maso yayo ariko biciye muri nde muri Kristo Yesu ariko ubwo kubahindura bere nuko ariyo nzira yabasha kubaha ijuru amen kubera ko ijuru ni ryabera amen ubwo urumva ko noneho ijuru umuntu atabasha kurikorera n'abakurikiye babyumve neza impamvu umuntu atakorera ijuru nuko umuntu we afite kamere y'icyaha muri we itamuha gukora iby'Imana ishaka mbese ndiyamuha gukorera tike ijyana umuntu mu ijuru nibyo rwose ahubwo ngo Imana niyo ubwayo ngo yadutoranyirije kera ngo isi itararimwa ngo kugira ngo itugira abere muri Kristo Yesu ariko Elia urabona kuba wera mu maso y'Imana byo bifite inzira imwe gusa yo guca muri Kristo Yesu ariko kuba wera imbere y'abantu byo umuntu ajya bishobora umuntu yarabishobora abantu b'inyangamugayo n'imfura nanabwira abantu ngo bakiranukira abantu cyane rwose kubw'inyungu babashaka ikibazo abantu nta juru bagira umuntu we ukeneye gukiranuka no kuba inyangamugayo nta juru bagira ahubwo niba ukeneye kujya mu ijuru noneho warukwiye kumenya nyirijuru wasaba ibiki sasa ariko urumva ko hari ukwera kubiri hari ukwera imbere y'abantu ariko no kwera mu maso hano batubwiye ngo mu maso yayo Imana kwera mu maso y'Imana byo bifite inzira imwe rukumbi ica kuri Kristo Yesu amen kandi uwo wera mu maso y'Imana niwe muragwa w'ijuru Yesu yavuze ngo ni ngengenyine ni nanjye kuri ni nanjye bugingo ntawajya kwa data ntawajya ku Mana ntawajya mu ijuru atari nge umujyanye ubwo nta kundi kuntu umuntu yabigenza ngo agaragare mu maso y'Imana atunganye atanyuze kuri nde rwose kuri Yesu ariko twihutiye abantu nanone nta kundi Yesu yatugize abera nuko yaje mu isakambara umubiri wacu ariko aje gucungura twe twananiwe gukiranukira Imana cyangwa kwigira abera mu maso y'Imana yambara umubiri wacu akiranuka ku gato bimwe bajya babwira abantu ngo bakiranuke ku gato n'akanini niwe wabikoze ni Yesu wabikoze kuko ari umucunguzi wanjye ariko arankiranukira ankorera itashi ankorera ikivi hanyuma amaze gutunganira Imana rero kuko ari ngeri yaje kubikorera Imana isaba gusa kubyizera kugira ngo ifate bwa butungane bwakorewe n'umucunguzi wanjye ibunyandikeho mbe mpindutse umukiranutsi ariko hari uwankiranukiye mu cyimbo umucunguzi nicyo bivuze nibyo rwose ariko icya kabiri nanone bwa bunyacyaha nkomora kuri Adamu nabwo yagombaga kuba unshunguraho kubera ko ibimbo by'ibyaha ari urupfu kandi Imana n'umucamanza utabera yagombaga guhana umunyabyaha nibyo Yesu rero nicyo gihano nacyo yaragikoze Imana yamubaze nk'ibyaha byanjye atakoze ariko yemera no kujya mu gihano cyanjye gihwanye na bya byaha byanjye byose byose arabizira Imana iramuhana ariko imuhannye itangaza ko nge mbabariye ariko imbabariye kubera ko ihannye nde kubera ko iguhannye iguhaniye muri Kristo urakoze cyane ngo kuko umuntu ahinduka uwera mu maso y'Imana no kwizera ibintu bibiri gusa no kwizera kimwe cyuko Yesu yakiranutse ntiyakora icyaha ariko ari nge abikorera ahagarariye umuntu niyo mpamvu yambaye umubiri nk'uwo twambaye nibyo rwose kugira ngo akore itashi twasabwaga nibyo gukora anageragezwe yambaye umubiri agaragare ko atsinze ariko insinzi ye ihinduke yabo yaje gucungura rwose rwose nuko Yesu yatuboneye gutungana kumwizera no kwakira uko gutungana kwe ubwo no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe no kwakira uko gutungana
kwe amen ukaba ugufite yego rwose akaba aragukijije nyine akaba aranagukijije nuko nyine akize nuko abumukiza nyine yego n'umwami n'umukiza w'ubugingo bw'umuntu nuko abumukiza noneho ikindi ukamenya ko igihano cy'urupfu rw'iteka warukatiwe yego burya iteka ryawe niryo yaciriweho nibyo Imana imuhanira ubunyabyaha bwawe bwose kugira ngo noneho wowe ntizaguhana ukundi kuko yaguhaniye muri Yesu Kristo ibyo nibyo umuntu yizera akabuwera mu maso y'Imana Imana ntiyongere kumubaraho icyaha na kimwe kuko itaba ari ibyaha ku mucunguzi yego ngo inabibare kuba yaje gucungura icyo gihe niyo yaba ifite ikibazo nibyo rwose icya kabiri ubutungane tuzamurika imbere y'Imana nubwo Yesu yakoreye muri make ubutungane bwemerwa mu ijuru yego nubwo Yesu yakoreye amen ubwo umuntu ntago bajya babwemera uko kwera bavugaga hano nuko ngo nuko rwose ntago rero dushaka gutwara abantu iminota yabo nanone nibyo rwose nibyo abantu baba dukurikiye bakeneye tuba twanababwiye ko baza kugira uruhare mu iki kiganiro ariko waba wowe wigishijwe cyangwa se wowe wigisha abantu bashyizweho iterabwoba bashyizweho iterabwoba ryinshi cyane erega ubu bunyacyaha abantu ntibakeneye kubwirwa ko Yesu yagiye mu kimbo cyabo hanwe mu kimbo cyabo ahubwo abakeneye kubarya imitsi bakeneye kubakangisha ubu bunyacyaha bwabo yego iyo rero nawe wumva kuzarimbuka agashingira ko unakoze mu cyaha k'ibyaha ubyibanaho buri munsi unagerageza gukomeza gushaka ruswa nyinshi yo guha Imana kugira ngo izaguhe ijuru niyo ya mirimo ariko uyu munsi umuntu yarara mu ijuru uyu munsi yakwizera ko ijuru ryatanzwe ku buntu ko ijuru umuntu atarikorera uyu munsi umuntu yarengera amafaranga ye yirirwa agatanga agura ijuru uyu munsi umuntu yaryama mu nzu yakareka kujya kurara mu gishanga uyu munsi umuntu yarya ibiryo bye yigomwaga ngo ari kubigurana ijuru nibyo rwose nukuri wowe udukurikiye Eliya agahita abonera n'Imana ishimwe noneho agashima nawe yavuga gutya ngo nihasingizwe sinzi rero niba dufite undi muntu wavuga nka Pawulo hano nawe waboneye Imana ishimwe reka twumva badukurikiye tugiye kubaha nimero yo muri studio muduhamagaraho ntago ari ukubipa niyo muri hano muri studio yego muduhamagaraho mukaduha igitekerezo mukatubaza cyangwa niba mwaboneye Imana ishimwe naryo tukaryumva tukarisangira yego rwose nimero muduhamagaraho ni 079 0 gatanu inshuro enye amazero 2 079 0 gatanu inshuro enye amazero 2 muduhamagare dusangire ikiganiro kaze mu kiganiro naho ubundi abantu baratagangaye cyane ndabona umuntu hano kuri telefone reka tumwitabe twumve ndabona yabipaga hari ntago babipa hano kuri radio kuri telefone ya radio turaza kubaha nimero zacu muza kutubipaho nyuma y'ikiganiro tukabahamagara tukavugana nibyo sinaba hari umuntu reka tumwitabe Allo oui Fine FM Wakomu turi kukumva neza Ngiriwe muraho cyane yego muraho yego ndumva ashaka gutanga igitekerezo ku byo mumaze kuvuga witwa nduherereye he mu murenge wa Jari numvisha umurenge gusa twumvishe Jari gusa witwa nde nitwa Mukabagaruka Regine okay hari aho mwavuze ngo umuntu ashobora n'uwafata igihe kinini cyane ngo yishakaho gukiranuka ntibyashoboka yego ariko numvise atari ko bikwiye kuko Imana Yehova yavuze ko tugomba kubabera nk'uko nawe ari uwera yego ntabwo rero yavuze ko tugomba kubabera nk'uko nawe ari uwera kubera ko yarabonaga bitashoboka twasobanuye uburyo umuntu aba uwera twasobanuye iyo nzira Yehova yatanze yo kugiriramo abantu abera ariko mwavuga ko bitashoboka ko umuntu yaba uwera ngo bishoboke yakiranuka ngo yere ngo bishoboke twagaragaje ko bishoboka gusa y'umuntu ariko riya jambo ririmo muri Yohana mu butumwa bwiza bwa Yohana mu bice bisanzwe byibuka cyane avuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba wacu ihangane gato Regine we waba uri uwera se we waba uri uwera we waba uri uwera
yewe ikibazo ni uko tutari kumvikana neza n'ubwo mwebwe ntabumva ariko umuntu abasha kwera kuko ijambo riravuga ngo naho ibyaha byari byatutuku Regine turi kukumva umuvandimwe yarakubajije wowe ko numva uko bisa kose ndumva uri umumama mukuru uruwera wowe wenda uduhe ku buhamya n'abandi bumvireho ko ibyo uvuga bishoboka koko wowe wabaye uwera ariko mbasha kuwera kubera ijambo ribasha kumpindura nkera ariko kugeza ubu nturabawe ndimo kwera kuko natangiye kwiga kuri ijambo ry'Imana ngo ribashe kumpindura ariko nturagera kuwo mwuzuro wo kubuwera izo ntambwe naraziteye ariko ndashoboka noneho rero twagerageje gutanga uburyo ahubwo Imana yagennye igiramwe umuntu wera birambabaje ko bafite cyane ntabwo uri kutwumva neza noneho ndakumva noneho twarivuze ko Imana y'ubwayo yagaragaje uburyo ki igira abantu abera biciye muri Kristo Yesu yego mu mirongo twasomye batubwiye ko Imana ubwayo ariyo yadutoranije kugira ngo izatugire abere ngo tutariho umugayo mu maso yayo ariko ngo biciye muri Kristo Yesu niyo nzira imwe rukumbe yo ibasha gutuma umuntu yera akagaragara imbere y'Imana yera biciye muri Kristo Yesu naho wowe kuba byarakunaniye ntugire ngo uzanabishobora n'ubundi ku myaka umaze suko utamaze igihe kirekire ubigerageza kuba byaranze ni igihamya cy'uko n'ubundi utabishoboye kandi ntuzanigera ubishobora ahubwo natwe twari turi kuvuga aho Imana yagaragaje kuko Imana niyo ifite ukuri ni Imana niyo yagaragaje noneho uburyo umuntu aba uwera naho abera uwera kugira ngo azabone ijuru ntacyo nanjye ntiyambo mvuge sibyo Regine ariko natwe icyo dusabwa tuba dusabwa gutera intambwe tukagira icyo dukora oya ihangane Regine ukomeze ukurikira ikiganiro uraza kumva uburyo Imana igira umuntu wera ariko icyo natwe tugomba kugira icyo dukora tugatera intambwe tukumvira ijambo ry'Imana tukarishyira mu bikorwa mu kurishyira mu bikorwa bituma tugenda tugira guhinduka abana b'Imana kubera ko tugira icyo dukora none se wahinduka umwana kubera ibikorwa ugira abana wowe none se tugomba kumva ijambo ry'Imana tukarekera aho ngaho gusa ngo nuko twatunguwe na Kristo tukakora ibyaha gusa Regine ntawe ukubwiye gukora ibyaha ugira abana ndabafite ujya kubabyara bakoze ikibo ni igiki bakoze kugira ngo babyare ntacyo bakoze n'Imana rero ntago ikubyara kubera ibyo wakoze ntago umuntu aba umwana w'Imana kubera ibyo yakoze ahubwo umuntu aba umwana w'Imana kubera Yesu nitutigana rero indangagaciro zo ngo natwe tugere ikirenge muke ntabwo tuzababera rwose urakoze cyane ubwo reka twakire n'abandi tubumve ukomeze udukurikire kandi Regine nawe arashaka gukiranuka kugira ngo nawe azajye mu ijuru ariko byaranamunaniye na kera na kare ariko tubwira abadukurikiye ari igihe umuntu nk'uyu avuga kubera wenda ariko ababyumva yego akumva nyine wenda ari ukuri cyangwa se n'abumva bakumva ari ukuri ariko reka mvuge ngo gukiranuka nta muntu wabishoboye n'umwe kuva isi yaremwa no kuzageza isi irangiye ntawe uzaba arabishobora ahubwo batubwiye ko Imana ubwayo yadutoranyirije kera cyane nibyo kugira ngo izatubyare nk'uko wari uvuze ati kugira ngo umuntu abyare umwana ntaruhara bigira nibyo natwe ntacyo twasabye Imana nibyo ahubwo Imana yagennye uburyo cy'abantu bazaba abera iyo nzira Imana yagennye niyo yonyine ibasha gutuma umuntu yemerwa imbere y'Imana abadukurikiye nimero ni 07 amazera ni 079 yego 0 5 inshuro enye amazera 2 hano hari uri ku murongo reka tumwitabe katumwakire allo Fine FM ya bipaga hari okay ushaka kutwereza message yakoresha 0784 42 57 wakohereza message twayisoma 0784 42 57 iyo nimero ntibayihamagareho okay allo Fine FM allo turakumva Nitwara Silvestre yego Silvestre mu Bugesera mu Nyarugenge yego none se yego
abatemera Kristo ko yabapfiriye yego ariko akamemera ko ari intumwa yego abo ngabo tuvuye ntabwo bazabona abandi bihorere utubwira ahubwo niba wowe uri uwera mu maso y'Imana kandi witeguye kujya mu ijuru isaha iyo yose nanone ihangane duhere ku icyo nanone buretse kujya muri byinshi turakumva neza Silvestre ikindi kibazo oya ikindi n'ubukiretse duhere ku icyo twari tukubajije wowe waba warabaye uwera mu maso y'Imana abandi tube tubaretse ngewe ku bwanjye nemera ko mu byo nemera yego nemera ko kamere muntu kuva na kera kamere muntu yamye agira kamere muntu y'icyaha yego yego hanyuma ubwo se ufite kamere y'icyaha wumva wazajya mu ijuru biciye mu yihe nzira kugira ngo mu ijuru ni uko ngomba kwemera guca muri kwezwa kize muri kamere Yesu Kristo yaciye mu ko yadupfiriye bye ku musaraba okay noneho rero ariko icyo nari ndajije yego ni uko harimo abantu batemera Kristo impamvu njye nari mbibashije gutyo muri rusange kugira wenda n'abandi n'umuntu abimenye abandi bubaretse abandi n'ububaretse bajya bavuga ngo iyo amagara ateriye hejuru wese asamaye banza usama yawe abandi n'ububihoreye ariko gusa njye naho nari ndaje kugira asobanukirwe n'abandi bari gukurikira ikiganiro ahubwo turagira ngo twumve niba wowe utunganye nk'Imana ku buryo wabana nayo ngewe aho ngaho naho nahumvira wumva uri intungane nk'Imana ku buryo wabana nayo oya nje simbyemera ko naba ndi intungane kuko n'ijambo ry'Imana ravangu yita intungane wone munyabyaha imbere y'Imana ihangane gato Silvestre none Imana iramutse ikumenyesheje neza ko ibyaha byawe byose yabigukuyeho ikabishyira kuri Yesu Imana iramutse ikwemeje neza ko ibyaha byawe bigukuyeho ikabishyira kuri Yesu ikanabimuhanira niba ibyaha byawe Imana yarabigukuyeho ikabishyira kuri Yesu byose ariko aho biva bikagera ikanabimuhanira ubwo wumva mu maso y'Imana ukiri umunyabyaha cyangwa nyine uri umukiranutsi wandi umukiranutsi kuba yaba yabivuyeho okay none natwe gukiranuka turi kuvuga nuko nguko si uko muri kamere yawe ahubwo gukiranuka twaboneye muri Yesu Kristo niko twasomye ni ukwera twaboneye muri Yesu Kristo we wishyizeho ibyaha byacu byose akabihanirwa bityo Imana ntiyongere kutubara nk'abanyabyaha ikatubara nk'abakiranutsi ariko tubikesha Yesu tutabikesha ko turi beza muri kamere zacu uko kwera rero yuko ubonye ubaye umukandida wo kujya mu ijuru isaha iyo ariyo yose aho ndabyumva yego ariko gusa nze impamvu narishatse kwibaza gutyo nuko bamwe tujya tubivugaho niyo bari kutubwiriza ubutumwa yego hariho n'utubwira ati umuntu utubaha isabato uwo muntu ntacyo bagomba kubona abandi bareke wowe reba ibyawe niba wumva wowe wabaye umukiranutsi imbere y'Imana sibyo ariko nyine kugira wenda nanjye icyo nashaka kugira dufaye kumvikana ufatikanyaho urumva aho naho umpuguye yego yagiye ahari okay afite kubariza abandi cyane kurusha kwibariza nibyo rwose Silvestre ukomeza udukurikire uraza kumenya uko Imana yagize umuntu intungane ariko numvishe bana bigusobanuriye yego ukomeza ubyumve kugira ngo byizere nibyo nta muntu allo Fine FM allo yes allo mwiriwe ninde tuvugana amazina yanjye ni Innocent Innocent yego uherereye he Innocent herereye mu murenge wa Ndera yego nanjye nshimira Imana kuko nahayizire ku buntu amen bavandimwe ingabire itangaje ndetse utapfa kubwira buri wese kugira ngo ayumve ndetse abayemere yego rwose ariko ni kuri ibintu by'ukuri kandi Imana yaduhaye atari twe twari tubishaka ahubwo ndetse atari n'imirimo yacu myiza yego rwose yes allo
Inosa yagiye ahari. Okay, ariko ngira ngo icyo ashaka kuvuga cyumvikanye. Nibyo cyumvikanye. Nuko ijuru we yararibonye. Kandi aribona ku buntu. Urumva nawe afite ishimwe nka ririya rya Pawulo. Yego, ni gushingiza Imana rwose. Yego rwose. N'abandi turabategereje kugira ngo tuganire. Nimero ni yayindi ni 07 9 0 5 enye 00 07 9 0 5 enye 00. Ikiganiro nta kindi ni ijuru ntirikorerwa. Yego, uyu munsi nawe warara mu ijuru ku bwa Yesu, wizeye ko yagukuyeho urubanza rw'ibyaha, akabihanirwa byose kugira ngo ugirwe intungane mu maso y'Imana. Yego rwose. Ubwo rero alo Fine FM. Mwiriwe neza. Nitwa Daniel mu karere ka Gasabo mu Njyazabana. Yes Daniel. None yego Daniel. Iyo muri rero ubuhari bwo gusendekana, ariko none rero yego twese muri Bibiliya yego yuko Imana bagira n'intama. Yego ababya bakajya yego. None subwo kwene ari ihene nyine. Yego. Abimana akaba ari intama. Yego. Ihene ni bande, intama ni bande. Urakoze cyane. Turagufasha none. Wowe waba wumvisha uburyo umuntu aba umukiranutsi ku bwa Yesu? Wumvisha uburyo umuntu aba umukiranutsi imbere y'Imana ku bwa Yesu? Ndumukiranutsi ku bwa Yesu ndabyumva. Urabyumva neza? Uburyo mubivuga se ko mbyumva. Uburyo tubivuga ndamutse nkoze ibyaha. Ndamutse nibye. Ndamutse nishe nkangana. Nazarimbuka rwose ubungubu meze nk'ihene. Okay. Niko mbyumva. Turakumva rwose. Noneho ariko niyo utakwica, niyo utakwiba, n'ubundi Imana ikubara nk'umunyabyaha gusa kubera ko ukomoka kuri Adamu. Oya, ubundi utabikora niba nita naba ndi umukiranutsi naba njyana n'inama. Oya, ntago wabura umukiranutsi. Ubunyabyaha bwawe ni kavukire kubera ko ukomoka kuri Adamu gusa, wavutse uri umunyabyaha bidashingiye ku bwinshi cyangwa ubuke bw'ibyaha wakora. Ariko nize Kristo ibyaha binkuraho, agomba nyica. Iyo wizeye Kristo, yego, ambuza kwica, ambuza kwiba. Mbere yuko akubuza ibyo, ihangane Sylvain, mbere yuko akubuza ibyo arabanza akagukiza urubanza rw'ibyaha. Urubanza rw'ibyaha yarugukuyeho ubwo yabigukuraga akabyishyiraho akanabihanirwa. Noneho kuguha imibereho myiza yo kubaha Imana n'indi ntambwe aguteza, ndetse noneho n'ubundi ari uyiguteje atari uyiteje. Ariko kubera ko wabanje kwemera ko ibyaha byawe byose yabipfiriye. Ako nubwo abipfiriye nakujyamo uburenganzira yuko nta burenganzira ufite bwo kwiba no gukora ibindi byaha byose. Ahubwo turi kubwira ko no kugira ngo utabikora birabanzirizwa no kumenya ko igihano cy'ibyaha byawe byose cyagiye ku mucunguzi wawe Yesu Kristo, akaguhanirwa kugira ngo utazahanwa. Noneho indi ntambwe yo kureka ibyaha si kugira umukiranutsi, ariko nayo ni nziza. Urumva bikomeye? Zirakomeye kuko impamvu zikomeye ntabwo umwanya umvise ukuntu ukunda igisambo kiba cyambura abadamu masakoshi cyica abantu. N'ubundi Yesu ntabwo ari umugabura w'ibyaha. Uwo yahaye imbabazi z'iteka anamuha imibereho myiza ishimisha Imana. Ariko ntiyaba ese ari ukuba umwana mu rugo no kumvira ababyeyi habanza iki? Ariko umwana muto ari ukuba umwana mu rugo no kumvira ababyeyi habanza iki? Habanza kuba umwana mutoya. Ari ukuba umwana mu rugo no kumvira ababyeyi habanza iki? Umwana mu rugo. Aha, urakoze cyane. Umuntu arabanza akaba umwana wo mu ijuru
akajya yakumvira imana yo nyirijuru. none iyo umwana ananiye ababyeyi, iyo umwana akosheje ahubwo iyo umwana mu rugo ananiye ababyeyi Sylvain, ahubwo iyo umwana akosheje Sylvain, ahubwo iyo umwana akosheje akomeza kuba umwana cyangwa ntakomeza kuba we. nuko ndimo kumva mama zayo turi kumvikana bigoranye cyane nabyumvishe. Nabazaga ngo iyo umwana wawe akosheje akomeza kwitwa uwawe? agumye kwitwa iwanjye ariko namuhana nta kibazo. N'ubundi umubyeyi wese agomba kurera umwana we nyine akamutoza ikinyabupfura. Ahubwo nyine tandukanya kuba umwana mu rugo no kumvira ababyeyi ni ibintu bibiri bitandukanye. Urabanza ukaba umwana, ababyeyi bakagenda bagutoza imico yo mu rugo ariko uri uwo muri urwo rugo. iyo umwana mu rugo akoze ikosa uramuhana. Yego, imana nayo iyo ukoze ikosa izaguhana igihe amutse amateka. oya, umunsi w'amateka hazahanwa, ku munsi w'amateka hazahanwa ihene, hazahanwa abatarizeye, abatarabaye abana. Naho abana bayo bo nk'abana bayo bakiri no mu isi ihora ibigisha uburyo bwo kuyumvira. Ariko ikibagira abana nuko bizeye Yesu bakaba nta rubanza rw'ibyaha bagifite mu maso y'Imana. mugenzi wanjye rwose nizeye Kristo. Yego, humura niwizera Kristo ntabwo uzakomeza gukora ibyo ngibyo. Urakoze cyane, komeza ukurikire rwose. Urakoze. Aha, abantu bigishijwe Imana nabi barashaka kugira imico y'abana b'Imana kandi bataraba bana. Ni ikibazo gikomeye, ntabwo byakunda rero. Ntabwo byakunda. Twibutse badukurikiye ko ibi biganiro bikomeza gutambuka kuri YouTube. Dufite YouTube channel Ijuru Nirikorerwa TV. Washaka gukurikira ibiganiro byatambutse biba biriho, yayireba kuri YouTube agakomeza kudukurikira. Twababwiye ko bashobora no kutwandikira kuri 0784 42 57. Wahamagara dushobora kwakira umuntu umwe cyangwa babiri, turacyafite iminota mikeya. Ni 07 9 05400 07 9 05400. Waba ari bugufi twamwakira tugasangira ikiganiro. Naho ubundi ndabona hari. Okay. Allo Fine FM. Oui, allo. Allo Fine FM. Mwiriwe. Muri bande muherereye he? Paul Ijabana. Yego Paul. Paul ntago turi kukumva neza, rezo ni nkeya cyane kabisa. Uri kunyumva neza? Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo tubwire, gira vuba iminota iri kugenda. Yego. Umuntu yego yebwa n'Imana ariko we ntabwo yera. Yego, urakoze, niko turi kuvuga rwose. Yego, umuntu ntabwo yakwera ntibishoboka. Yego, yebwa n'Imana. wowe se waba warejejwe nayo? We waba warejejwe n'Imana nyine Paul? We waba warejejwe n'Imana? Wowe waba warejejwe n'Imana? Kubera ko mukizera Kristo n'Umwami n'Umukiza. Yego. Imana yego igira umwana wayo, umwana wayo. Okay, ubwo urashaka kugahinduka kuba umwana w'Imana. Ubu wamaze kuba umwana w'Imana, uri umukiranutsi ku bwa Yesu? Ukaba umukiranutsi? Wowe Paul uri umukiranutsi ku bwa Yesu imbere y'Imana? Ku bwa Yesu? Wabaye umukiranutsi ku bwa Yesu imbere y'Imana nyine cyangwa mu maso y'Imana?
mbere yuko menya Yesu Kristo. Oya ubu ngubu uri umukiranutsi imbere y'Imana kubera Yesu. Ubu ngubu igiranuka kubera uwo nizeye kandi ni Kristo. Ubu uri umukiranutsi ku Mana. Ku Mana ndagerageza ariko ntabwo navuga ngo reka uragerageza ariko ndagerageza kugira ngo Imana imfate nk'umukiranutsi wawe ariko niyo yemeza ubuhamya bwanjye mbere yuko gihe ngiyemerera. Urakoze cyane, urakomeza kudukurikira, turaza guhana nimero tukubwira uburyo nawe ubwawe wakwihamiriza ko uri umukiranutsi imbere y'Imana. Yego rwose. Urakoze umugoroba mwiza. Warukiri kubwira abantu ko ibi biganiro bica no kuri dufite YouTube channel. Yego. Aho bicaho ijuru ntirikorerwa kuri YouTube ni ijano ijuru ntirikorerwa TV. Yego. Uba uvuga ko ibiganiro byose no washaka gukurikira ibyabanjirije ikingiki byose yabisanga. Yego rwose. Iminota nayo yagiye. Yego. Ariko umuntu umwe twamwakira ndabona niba hari twamwakira nta kibazo. Yego. Umurongo ni 0779054000. Yego. Yego. Dufite umuntu umwe twamwakira. Ahari ubanza ntawe. Niba ntawe turatanga nimero. Yego, ndabona hari. Allo Fine FM. Allo Fine FM. Allo. Turakumva neza, nyarutsa. Mwiriwe neza. Nitwa Grace. Uherereye he? Rwamagana. Okay. Egera hirya ya radio cyangwa televiziyo. Reka gisome. Ikibazo mfite. Yego. Nabakurikiranye rwose. Yego. Uhereye kera twigishijwe ko umuntu akiranuka buri munsi. Uko twigisha. Yego. Nuko icyaha ukagira imbere y'umutima mbabarire tukizera ko tubabarire kubera ko yakunze umwana wayo Kristo ngo adupfire. Yego. Ariko nyine duhora imbere yayo. Yego. None wenda bitewe nuko mwebwe mwaba mwanunganira. Yego. Uko guhora imbere y'Imana igihe umuntu yakosheje. Yego. Ese ibyo wari ubundi bwunganije impamvu. Grace, ntago Yesu yongera kugupfira iyo ukosheje. Ahubwo yagupfiriye utarakosa kugira ngo Imana igukureho ayo makosa yose. Mbese Imana yarakubabariye kubera Yesu ntabwo izongera kukubabarira. Mbese iyo umwizeye ubaho wera imbere y'Imana itakubaraho icyaha na kimwe ariko ubikesha Yesu nyine. Ntabwo rero uko ukosheje Yesu ahita yongera agapfira icyaha cyawe. Nubundi yagupfiriye azi kuzakosa. Ahubwo apfira amakosa yawe yose utaranavuka. Kugira ngo numwizera ubarwe nk'utagira ikosa imbere y'Imana ariko ku bwa Yesu. Ese iyo urwaye urongera ugatanga mitiwere? Oya. Na Yesu yagutangiye mitiwere y'iteka ryose rero imbere y'Imana. None urwo rubanza ruvuka iyo umuntu yakosheje se. Yego. Urwavaho rute? Yesu yarugukuyeho kera. Uwiteka umucamanza yambonye amaraso ntancira urubanza rubi anyita umukiranutsi. Iyo ndirimbo urayizi? Yesu rero yatumye urwo rubanza rukuvaho. Nirwo yagukijije ahubwo impamvu rwiyumvaho nuko utamenye ko wababariwe. Ariko ubyizeye wabaho nta rubanza ugifite imbere y'Imana ku bwa Yesu. Mbese nkabaho nta n'icyaha nkora. Turakomeza mu gikari iminota yarangiye. Uduhamagare kuri 07844257. Gisuye musubirire. 07844257. Urakoze. Dushimirwa badukurikiye naho kuwa kane saa 12 kugera saa 1 no ku cyumweru saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice. Amore Imana bari nabizera Yesu Kristo bose. Amen. Amen.